kizaba kitugora wenda na padiri aza kumfasha kubikomozaho, ariko muri rusange ndimo ndabona impinduka nziza mu bushake bw'abana bacu bwo kwiga. Icyo kintu rero niyo mbarutso mu by'ukuri yo kuba nagira aho mpera ngo mvuge ku bigendanye n'imyigire n'imyigishirize muri urwo rugo. Igihembwe mureba aho kigeze, twagitangiye ku itariki ya 6 z'ukwa mbere, kizarangira muri rusange mu rwego rw'igihugu ku itariki ya 4 z'ukwa 4, ariko tugeze ku itariki ya 23. Murumva ko turimo tugenda twegereza igihe hamva ko hari n'ikibizamini, igihembwe kikarangira, abana bakajya mu biruhuko, bakazagaruka mu gihembwe cya 3 cyo kigufi cyane, gifite ibyumweru 10 gusa, kandi mu byumweru 10 harimo kwiga no gukora ibizamini, ariko ku ruhande rw'abiga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa kane no mu wa gatanu hashyizemo ibyumweru by'abagenewe abiga mu wa 3 no wa 6 bo bazasigara kugira ngo bazakore ibizamini bya leta bisoza ibyiciro bigamo. Abana rero turimo kubigisha ibyo bagomba kwigishwa, bahaye dutoya tuno bita ngo periodike, turiho amanota muraza kubona, ashimishije n'adashimishije, ariko mu kanya ababyeyi bose bahurizaga ko nta mwana w'umusubaho, ikibi ni ukumurebera, kumuca intege cyangwa se kumutererana. Hari icyo tugomba gukora kugira ngo n'abo ngabo banyantege nkeya tubazamure. Hari ibizamini bakoze mu cyumweru gishize, bari mu bizamini byihariye bita midterm test, barabikoze ariko umusaruro wabyo nturagaragara, kandi bifite igisobanuro kinini. Ibyo bizabageraho mu minsi iri imbere. Abo mu wa 3 buriya ejo baraye bakora ibizamini by'amarushanwa mu rwego rw'umurenge turimo dureremo wa Nyamabuye. Abo mu wa 6 nabo hari bategereje mu minsi iri imbere. Mu yandi magambo, igihembwe kigeze aho urugamba ruba rukomeye cyane mu byo abana bakora. Bavuga ukubasura rero ntibwemere ko bongera kubatwara telefoni ngo bigendere mu babure, ko nabo iyo babasuye bahita bambara telefoni mu kaboko bakajya gucatinga no kwigira mu twabo. Abo bigero twahuye ejo bundi arimo arangisha umwana yamuguze, adashaka umwana, yumvaga ntaho yagiye, yari muri Marirene, ariko yamutwariye telefoni, akabona itike ye ukinze amasaha ya leta kugera. Abana bakunda telefone, ariko iyi visite yo gusura tujye tukugira, ndetse turanabibashishikariza. Bikaba byiza ko ugiye umwana unamubwiraga kuyobora, kugira ngo baganira na mwarimu umwigisha, cyane cyane igihe ubona n'imyigire ye wenda atari myiza cyane uko bigaragarira mu mitsindire. Ntabwo rero nuko nabivuze ngiye kuba mugiye gukora ubu ibi biriya kuriya twateganyije, ntabwo aricyo nifuza. Ahubwo muri aka kanya nagira ngo natubaye bahagarariye abarimu, nabagira icyo atubwira mu magambo avunaguye, imibonere ye ku byo turimo gukora, ndetse na nyuma yabo hari abana bifuje nabo kubaganiriza. Sinabangira cyane cyane abo muri za club zifite zipfana no kwiga, abisabye muri club ya science, abakunze kujya mu by'amarushanwa muri debate, hari n'abandi bari buzireho. Niyo sura twifuje kuba inama y'uyu munsi, kugira ngo twese twumve uruhare dufite mu kurera umwana twese duhuriyeho. Murakoze. Ahabwa na Felicien Mbonyugariro nk'umwarimu ubibamo, yewe birimo nk'umugenzuzi n'umuyobozi wabyo, ariko birimo nk'ubikora nyirizina, nk'uko mu kanya perezida umujyanama mu by'imyigire n'imyigishirize yabikomozagaho, buryo umuntu ubikora umunsi ku munsi niwe ubivuga neza.
mubizi by'ukuri kundusha nubwo nanjye mbabizi. Murakoze rero, ahubwo nagira ngo Bwana Felicien nawe hari icyo atubwira mu magambo makeya. Murakoze. Murakoze.